Well, at Radisson Blu, we have a program for responsible business, and we took the opportunity of Christmas to invite important association here in Kigali in Rwanda, helping children, helping women, and it is our gift to children to make them happy, and we are very delighted to see them happy, to see them smiling. Gukorana n'abana ni ibintu bishimisha cyane. Iyo ndi kumwe nabo tuganira, dukina, cyane cyane iyo ndi kubona mbigishije nka gitari bakayimenya, bakaririmba uturirimbo numva igikorwa nyigezeho. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish. Tukaba twazanye abana hano kwishimira Noheli ku bufatanye na Radisson Blu. Ikigo cyacu kikaba gifite isomero aho abana baza gusoma ibitabo mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda. Radisson Blu yatekereje gushimisha abana kuri Noheli, itumira n'abana bo mu kigo cyacu. Twaranabyishimiye cyane kuko abana benshi hari Nyamirambo bumvaga Radisson Blu, bumvaga Convention Center, bakahanyura batarinjira imbere. Ariko uyu munsi binjiyemo imbere, bishimye, batembereye, bariye. Ni ikintu gishimishije cyane. Bariye muri hoteli ndetse. Twariye muri hoteli nk'abantu b'abayobozi. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. We had this the last year also, but we are organizing it differently each year in order not to be monotone. I wanna